entourage y'uwo bita Marcus Rashford. Uyu mukinnyi akaba probably ashobora kujya mu ikipe ya FC Barcelona. Hari abantu batekerezaga nyine ko bidashoboka, bavuga bati Marcus Rashford mu ikipe ya Manchester United ntabwo ahagaze neza, ntabwo bigeze bigenda neza we n'umutoza Ruben Amorim. None mu ikipe ya Aston Villa yari yaratijwe, naho ntabwo bagize ubushobozi bwo guhita bamwongera amasezerano. Transfer ya Marcus Rashford kujya muri FC Barcelona isa nkaho yatunguranye, ariko iri ku stade, iri ku stage, byakunda ko yacamo yaba eminent. Marcus Rashford ni umukinnyi FC Barcelona imaze nka seze ebyiri imushyira muri radari zayo, ariko ntibashe kumugeraho kubera impamvu zigiye zitandukanye z'ikibazo cy'ubukungu ifite. Ariko Hans Flick nyuma yuko afashe FC Barcelona mu minsi yashize yavuze yuko akeneye more firepower cyangwa se izindi mbaraga mu busatirizi mu bijyanye no gutsinda ibitego. Anavuga yuko Rashford amubona nk'umukinnyi ushobora kumufasha, ahereza uburenganzira ubuyobozi abarimo Deco ndetse na Joan Laporta. Deco atangira kubikurikirana, ndetse ku munsi w'ejo nk'uko bigarutseho muri hoteli imwe hariya mu gihugu cyo muri Espagne yahuye n'umuvandimwe wa Rashford bamwita Dwayne Maynard. Ntabwo ari Pini Zahavi wari wagiyeyo usanzwe umuhagarariye, ahubwo hagiyeyo umuvandimwe we, ariko nawe ari muri entourage cyangwa se mu bari hafi ya Rashford mu kumushakira aho agomba kwerekeza ndetse no n'imibereho ye mu bijyanye na kariyeri ye. Numwe mu bamukurikirana cyane. Rashford yamaze gusaba ko uyu mwaka w'imikino bibaye byiza ko yabonerwa ikipe ikomeye akaba ari yajyamo aho gusubira muri Aston Villa. Aston Villa bayishyizemo option to buy cyangwa se amahitamo yo kumugura ya miliyoni zikaba 40. Aston Villa ivuga yuko itari buze kuzitanga. Ahita anavunika Rashford, ubu tuvugana amagingo afite ikibazo cy'imvune, ariko ni ikibazo cy'imvune biri likely ko champion izajya gutangira yarakirutse no mvune afite. FC Barcelona nayo ibizamo, ariko nayo izitekereza ko yamutira ikamubyaza umusaruro, kuko imbere bakeneye izindi imbaraga nk'uko nabigarutseho, kandi umutoza akunda pace ye, umuvuduko we ndetse na speed. Abona ko ari umuntu waza akafasha ruhande rwe rw'ibumoso, kuko umwaka utaha aratekereza uburyo Rafinha yamukinisha cyane nyuma y'umwataka, akagira rero umuwinga ucari, ariko ari umuwinga wihuta n'ubundi ufite iyo pace nk'iya Rafinha. Kuko FC Barcelona nubwo ikina umupira hagati, ariko igera naho ikenera ko umupira wihuta, kandi Rashford ibintu byihuta arabyumva cyane. Benshi nk'uko babigarutseho muri United bagiye bakemanga ubushobozi bwe, ariko bimwe mu byagoye Rashford nuko yabaye muri ekipe asa nkaho ari buze kubazwa ibitego birenga 20 kuri buri sezo, kandi si ibintu bye. Ariko muri ekipe nka FC Barcelona ifite ababiteri benshi batsinda ibitego, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres, na wabaye ahari bashoboye kumubona akaza kongeraho ibitego bye 10 cyangwa se 15 atari kuri iyo pressure yuko muzigo wa ekipe ari we uriho mu bijyanye no gutsinda ibitego. Hans Flick abona rero muri ubwo buryo yamugiriye icyizere, atari we mugomba kwikorera umuzigo w'ikipe, abona yamugira umukinnyi mwiza ko Rashford igeze kubaho umukinnyi mwiza, ndetse no muri Aston Villa igihe gito yari ahari yarabafashije bikomeye cyane. Unabona yari Rashford yaranishwe wenda na environment muri Man U, nta nubwo ari we wenyine kuri Rush bijyanye n'uburyo wenda Man U yifuza intsinzi zako kanya. Wenda na environment hari abakinnyi benshi bona nyine byagoye cyane kuba bakina neza muri Man U. Umuntu yavuga nka Jadon Sancho, uramureba ko yari muri Man U biranga, ariko yajya handa akagerageza uko birakunda. Numwe mu bakinnyi tuza kugura ko bitwaye neza akina ikipe ya Chelsea. Wareba nka Scott McTominay ari muri Manchester United no kubona umwanya byari byaragoranye, ariko ubu ngubu niwe MVP muri shampiyona y'Abataliyani, niwe wabaye most valuable player, umukinnyi wa sezo nyuma yuko yegukanye igikombe muri Napoli. Wareba Anthony Santos yavuye muri Man, mu by'ukuri umuntu avuga ko no kongera kubona ahantu yakina bigakunda bigoye, ariko no mu bakinnyi bagirwa muri Real Betis. N'abakinnyi rero ni Marcus Rashford. Marcus Rashford yamaze gutandukana n'ikipe ya Aston Villa, n'ikipe ya Man United nayo ntagiri kumwifuza. Ni umukinnyi uri ku gaciro ka miliyoni zigera muri 40. Uyu nguyu nawo ngikipe yaba yose imushaka yazikaganira n'ikipe ya Manchester United. Yes, ngabo rero transfer avago muri Man. Muri Barcelona nabonye Axel wo bita Ansu Fati agiye kwisohokamo
Monaco ngiri hafi kumutwara Monaco iriho iramwifuza Nsufati ntago twavuga ko yagize ibihe byiza cyane umwanya wo gukina byabaye ibibazo urebye kuri kabiri ukareba Jules Olivier Kunde ukareba musore Fort nawe bahakoresha kira gipeti kigiye kiza gisimbura Kunde nejo bundi yaravunitse abantu Hector Fort abantu barabibonye umwanya wo gukina rero byaranze ni ibibazo bikomeye cyane Nsufati ubwo bamukinisha imbere Ansu akina imbere ahubwo urumva abantu batumye buri umwanya ni bano baraminiye Mare na barafinya ubundi poste Donatille ni kabiri Ansufati akina imbere Ansu akina imbere Ansu no muwinga witranye na Barde uri kwitranye na Barde ahubwo akina kuri gatatu Loic Barde nibyo Ansu no muwinga muri nibyo kwitranye na Loic Barde bose baba nibyo Ansu yageze igihe muri national Loic Barde Ansu ahubwo ni umukinnyi wa remwe nk'umuplaymaker nka nimero 10 ariko no gukina no ku ruhande yego urazi yageze igihe atabona na 18 abigora ku 18 ba Barcelona nta mvuna afite na kibazo na kimwe afite ariko kubera abakinnyi benshi bafite bakina akabura umwanya ahubwo indi nkuru iri muri Barca uyu munsi nibwo Lamine Yamal aza kongera amasezerano muri ikipe ya FC Barcelona azamugeza muri 2031 imyaka 6 muri Barcelona George Mendes yamaze kuhagira ngo undi ni inama iraza kuirimo abantu bagera muri 4 araza kuba harimo witwa Laporta harimo witwa George Mendes harimo Deco na Lamine Yamal ko nabo bantu bashaka kumeza ikontrangura Evan iteye ubwoba bamanutse bashyiramo n'ama clause naramuka twaye Ballon d'Or ibiceri bazamuha ngo nimwe mu byukuri muri kontra iza kubidoze cyane irazabona amafaranga iraza kubirimo bonus z'ama assist mu bare runaka bonus z'ibitego runaka ikindi araza guprotectinga ukuguru kwe urabona ko Cristiano nuvuga ngo abura ngo mu gihe ngize ikibazo cy'imvune gihe kirekire urumva akaba hariho miliyoni 100 ziteretseho mu gihe agize ikibazo cy'imvune so nuvuga ngo rero urabona ko yatangiye kugenda agaragaza imvune za hato na hato so nuvuga ngo muri izo cross arazo no kujyamo guprotectinga ukuguru kwe ku mafaranga runaka aramutse agize ikibazo cy'imvune ari gukina ikipe FC Barcelona agomba kuza kubona kuri konte yiwe so numva ko rero ni kontra iza kuba ibyimbye ndetse yewe iraza no kuba ariyo kontra ihenze kugeza ubu ngubu hanyuma dusoreze kuri Kevin De Bruyne nabonye ngo Napoli mwifuza nyuma y'ahaseze muri Manchester City bisa nkaho byarangiye rwose na perezida wa Napoli yavuze yuko agomba kumuha ikaze rwose Laurentiis mwaka utaha KDB agomba kuzaba akina muri Napoli baragaze nkeya cyane rwose itime ya Premier League azajya tumusunikira Lukaku adusigara n'ubundi asanga tumusunikira mu kipe y'igihugu y'Ububirigi basanzwe bakorana baraziranye cyane ariko nge nabonaga KDB yakirimo nabonaga arakirimo wenda urwe rwa Man City biragoye ariko ko yani makipe ajya mu Butaliyani rero buryo witwa ngo sporting director wa Napoli witwa Giovanni Mana ngo yamaze ibyumweru 2 mu mujyi wa Manchester ari gukonve kwitwa De Bruyne ngo byasabye ibintu biremereye cyane ngo byasabye yuko n'umuryango we yaba umugore n'abana be babyinjiramo isa kabiri turaganira kuri championnat cyo cyambere no mu Rwanda munsi wayo wa nyuma wa 30 ugomba gusozwa iki cyumweru bitarenze ku munsi wejo ari kandi andi makuru avuga ku mugabane wa Afurika ndetse n'ikipe y'igihugu abakinyi bashobora guhamagarwa baranurwanurwa liste yararangiye umutoza murusha amaze kuyikora harabura gusa kujya muri camp cyangwa abakina hanze nibo gusa buviyemo mu makuru agezweho na Dosinda zanga muri studio kugira ngo batubwire agezweho kuri saa 4 ubundi tugaruke mu kanya ubundi twitereka hano mu Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa mu cyiciro cya 4 ariko yakina ikipe y'igihugu y'abatari imyaka 17 muri France enza kina gatatu hano baza kumurira n'amafoto yo nakari umusore urekutse kabisa umutoza namenye ko ngashaka gukomeza impande ze cyangwa se 2 na 3 ari mpamvu ukomeza gato ukomeza ibe kampu ntago ari kuri 30 ahubwo kuri 30 ni urugendo rwo kujya muri Algeria kampu ni kwa 4 urumva kampu ni kwa 4 nari myitiranyije nuvuga ngo urugendo bahaguruka i Kigali berekeza Constantine ndumva ariho match zabera Constantine bazahaguruka kuri 30 ahubwo kwa 5 nibwo bazahaguruka i Kigali berekeza muri Algeria ubwo rero urumva wa mugani ikipe guhamagarwa ni bitabaye uyu munsi byabera uyu munsi nta gihindutse nibwo umutoza aza gushyira utonde hagaragara agomba kubikora kwa 5 ariko sinzi imbogamizi zajemo araza kubatangaza uyu munsi kwa 4 bazaba bari muri camp nibyo none kwa 5
bahita bafata indege berekeza muri ubwo Algeria. rero navuga ku buryo umutoza ashaka gukomeza 2 na 3 ariyo mpamvu yahamagaye umusore bita Enzo Ari urumva kina mu Faransa tunahafite ibibazo kuva Mangwende yagira ikibazo akabagwa yaravunitse dukeneye undi muntu uza gucalenjinga Claude kubera ko Christian ntago sinzi uko byagenze nawe ntago yifashishijwe muri selection heruka simbizi ariko izo mpande 2, 3 na 2 dukeneye dukeneye andi maraso mashya cyangwa se n'abandi baza gucalenjinga bahari. Yego kuri 2 niyo mpamvu yahamagaye bita nawe w'Imana we rwose nawe invitation yarayibonye kugira ngo aze gufasha Ombolenga Fitina burya nawe yahamagawe nubwo wenda amaze iminsi adakina muri Rayon Sport ariko nawe yahamagawe biteganyije ko azahamagara abakinnyi 2 bakina kuri uyu mwanya wenda akanayitabaza Kagege. Hanyuma undi musore wahamagaye mushya no bita Dariri Mukinka Yibushize Dariri Kigali yasuye Ferwafa mu bimwe bikaneza Dariri Nkurikinka ubwo ntekereza ko bamamaga kugira ngo aze gufasha ariko Samuel Geretewe yaravunitse ntabwo azaba hari yamaze kuvuga ko yagize akabazo k'imvune ntabwo azaba hari muri uwo mwiherero ubwo undi nawe namenye ko azaba hari ni Imana ishimwe Jabel Jabos akira muri Iraq umutoza ngo rwose nubwo atamukinisha ubushize ariko yabonye arimwe mu bakinya akifashisha hanyuma ubwo dusoza ku Mavubi mwabonye nani makuru asohotse avugaga ko Fiacre ngo yamaze kwandika sezera ikipe ya Kaizer Chiefs Intwari Fiacre ngiye ku giti cyane navuganye nawe mubaza ko ayo makuru yasohotse niba ariyo aravuga ati ntawe ati kibimbwira nanjye nibwo mise njya kureba atariko nta kintu nigeze nandika ati gusa mu minsi iri imbere ati wenda nzayibatangariza ikigaragara nuko ari muri gahunda yo gusohoka muri Kaizer Chiefs nawe namubazaga igihe azagerera naha arambwira ngo azahagera hagati yo kwa 4 no kwa 5 bagiye umusore umwe witwa Kayibanda Claude uyu nguyu yakina ikipe ya Luton mu gihugu cy'Ubwongereza ariko mu batanye imyaka 21 uyu musore ngo bazanamusanga i Constantine bazahura nawe mu gihugu cya Algeria Kayibanda Claude musore ukinira Luton kabisa mutoza tuzagarukaho tuzaganira twitonze tuzaganira hanyuma dusoreze kuri Rwanda Premier League indi mikino ihari harimo umukino ukomeye cyane w'ikipe ya Muhazi n'ikipe y'Amagaju nawo urimo amabaruwa urimo amabaruwa menshi ariko birabya amabaruwa wenda muntu yazabigarukaho yitonza ahubwo kuko ibaruwa Amagaju yanditse bavuga ku mukinnyi witwa Murangamirwa Serge wa ekipe ya Muhazi wakinishijwe kandi afite amakarita mwahisemo bona na intervention cyangwa se no na reaction ya Ferwafa bavuga yuko ibyo ngibyo bitabuza umukino kuba nicyo cy'ingenzi agitanje n'ukuntu Amagaju avuga ngo muturenganure kubera ko ari umukino wakinnye afite amakarita 3 ntabwo yarenganye ahubwo yarenganye wenda ni vision wenda icyo bakora no kwibutsa Ferwafa kugira ngo ize kujya muri icyo kirego ariko ntabwo ahantu ntabwo ikesi Amagaju yabirenganiye ni nkuko twarega Afrika y'Epfo ngo Lesotho bakinnye ngo hari umukino ko wena ngo yoje 3 y'umuhondo bikaba ari ukuturenganura kandi Lesotho yareze ibyo wenda tuzagibigarukaho n'iki ariko igihe hari umukino ugomba kuba ubwo rero n'ikipe y'Amagaju bamaze gusohora ibiciro 2,000 ahasigaye hose muri general muri regular ni 3,000 VIP ni 5,000 10,000 muri VVIP na akanyenyeri 939 urwego kwinjira ku mukino wejo w'Amagaju n'ikipe ya Muhazi United tumenye ikipe igomba kumanukana na Vision akaba rero ari uko bimeze hanyuma nko mu Magaju wenda kuri update na team news saa 3 nibwo bakoze imyitozo hanyuma Muhazi United agombaga gukora nyuma yabo hanyuma ku Magaju kugeza mu mukinnyi uyu munsi magingo uyu mukinnyi namaze kumenya ko tazakina ni kapiteni wabo Masudi Narcisse wahawe amakarita niwe mukinnyi twavuga ukomeye kurana rw'Amagaju Muhazi yagaruye Joseph Saki bose bagarutse Muhazi bose barahari hanyuma ikiza nubwo Masudi Narcisse adahari ku ruhande rw'Amagaju ariko useni cyiza Serafin rutayizamu wabo yavuye i Nairobi baramutegera aho yaragiye gushaka ibyangombwa bizamwemera kujya gukora test mu Bubiligi aje gutera iyi match gusa uvuga ngo rero rutayizamu ufite ibitego byinshi mu Magaju 11 agomba kuzakoreshwa kuri match yejo ni match ikomeye cyane ni match mu by'ukuri numvishe impande zombi zakaniye ngo gutegereza namaze iminsi kuko Muhazi ikimara gukina na APR yahise zamuka mu karere ka Huye ubu tuvuganira Huye irakora imyitozo uyu munsi
n'ejo yarahakoreye ejo umuriro uzaka nabonye bazanakina saa 9 n'igice ntabwo ari saa 9 saa 9 n'igice saa 9 n'igice kabisa ntegereje kumenya umuntu uzasifura iriya match ibindi byose byarangiye yes hanyuma rero nabonye ubutumwa bwinshi cyane bw'abakunzi b'umupira w'amaguru bavuga bati twashimye uburyo mwakiriye umuvugizi wa ekipe y'ingabo atariko umuvugizi w'abafana ba PER atariko rwose ejo mwazarebye uburyo mutuzanira na Wasiri nawe akavuga uburyo umwaka we wagenze ni igitekerezo cyiza katugishingireho tuze gutumira Wasiri ntacyo bitwaye asekari nawe azaze niba azatanga fair play ku ikipe yamutwaye igikombe ayitange niba ari icyo abwira abakunzi ba Rayon Sport nabo akibabwire ubundi bamugari dupfundikire shampiyona siko byakagenze se dupfundikire shampiyona azaza nta kuntu ataza ahubwo aho dusoza ruvuga ngo nyemere gatoya nongere nibutsa abantu bakurikira imikino y'umurenge Kagame Cup ko uyu munsi imikino yakomeza muri kimwe cya kabiri saa 9 kuri stade ya Muhanga Mbazi umurenge wa Mbazi uraza gukina n'umurenge wa Bwishyura uyu ni umurenge wo muri Karongi hanyuma ku isaha y'isade ubwo barakinira Muhanga abo ngabo hanyuma kuri stade Kirenga saa 9 uyu munsi umurenge wa Kimonyi urumva no Musanze baraza gukina na Jabana urumva ni kimwe cya kabiri ni match zikomeye cyane abaza kubona umwanya baze kujya kureba izi match Mbazi na Bwishyura Muhanga saa 9 Kimonyi na Jabana kuri stade Ikirenga ari Shyorongi ku isaha y'isa 9 ni mu murenge Kagame Cup hanyuma imikino ya champion hari uyu munsi Vizira akira Mukura saa 6 n'igice Polisi yakira ikipe ya Etincelle saa 9 kuri Kigali Pere Bugesera barakira ikipe ya Kiyovu saa 9 n'igice Bugesera Marine ku Muganda barakira ikipe ya Kigali